munsi ni mwiza, uyu munsi ni impinduka nziza ku buzima bwanjye. Ubuzima bwanjye nicyo kintu nabura ntikigaruke, kubw'iyo mpamvu uyu munsi ngomba kuwusigasira nkaburinda icyo ari cyo cyose cyabuhungabanya. Kuba ndi muri cya kigero kigora buri wese ukirimo cyangwa wakinyuzemo cyangwa uzanagicamo, aho ndavuga ubwangavu n'ubugimbi. Ntituba tworohewe n'imyitwarire duhura nayo muri ibi bihe cyangwa iki kigero. Uyu munsi nibwo namenye ko ntagomba gukora icyo ari cyo cyose umubiri wanjye untegetse kuko wanshara mu kaga gakomeye. Dore ndacyari muto ku buryo ntashobora kwiha icyo ari cyo cyose nshaka, ariko kuba nkiri muto niyo mahirwe yanjye mfite kuko amahirwe aracyari yose mu gutegura ahazaza hanjye hakaba heza nk'uko mbyifuza. Hari benshi ubuzima bwabo n'inzozi zabo zapfiriye muri iki kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu, bakaba babayeho nabi badafite uko basubiza ibihe inyuma. Kubw'iyo mpamvu ngiye kureka ibi bikurikira, ngiye kwikuramo ubunebwe bumbuza gukora bumbwira ngo ndacyari muto nzaba nkora. Ngiye kwikuramo kureka gusuzugura ababyeyi banjye, abarimu banjye, abarezi banjye bose. Ngiye kujya nubaha buri wese. Ku ishuri nirirwaga nshengana n'abayobozi kandi naraje kwiga. Ibiyobyabwenge byari bimaze kungira imbata, numva ko ariko gusoreka cyangwa aribwo bukumi. Ibyo ndabiretse. Twa dukobwa na twa dusore twirirwaga tubeshyana banyizeza ibitangaza kandi bagira ngo banyangiriza ahazaza hanjye, sinyibirimo. Ya magambo y'ubwihebe agira ati nta myaka 100, nta kuramba kudapfa, nta kamaro ko kwiga n'andi menshi, kuva uyu munsi ndabiretse. Ntiwakumva ukuntu uyu munsi usobanuye byinshi ku buzima bwanjye, kuko namenye ibyendaga kunyicira ubuzima bwanjye bwose nabimenye. Ko umunyarwanda niwe uvuga ngo ibuye rigaragaye ntiriba rikisha isuka. Ni ukuri rwose. Kuva uyu munsi ngiye gutangira urugendo rw'ubuzima rushya no gutegura ahazaza hanjye hakaba heza. Uyu munsi ngiye kuba umunyeshuri mwiza wiga afite inyota yo kumenya, kuko namenye ko amanota mabi n'imyitwarire mibi byashenguraga cyane ababyeyi banjye. Kuva uyu munsi nibwo namenye urukundo igihugu cyanjye kinkunda. Rero nanjye iki ni cyo gihe ngo nangire kugikorera, kuko namenye ko hari intwari zitanze kugira ngo mbe ndiho kandi neza uyu munsi. Ngiye kujya nitabira gahunda zose z'igihugu kinsaba ndetse n'uruhare rwanjye rwose. Umuganda rusange ngiye kujya gukora n'iganda, aho kugira ngo njye gusoma inzoga ngiye kujya nsoma ibitabo birimo inyigisho z'ubuzima kugira ngo nanjye nzabe umwanditsi ukomeye. Kuva uyu munsi, uyu mwanya, dore abandeba batangiye kumbonamo ufite ejo kandi heza, mu gihe bajyaga bandeba nk'umusore muto cyangwa umukobwa muto wapfuye ariko ahagaze. Za mbaraga najyaga nkoresha mugaza abanyarwanda, ngiye kuzikoresha nk'igishoro cy'iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Erega namwe inshuti zanjye ntimugire ngo ndimo gukina cyangwa ndabeshya, oya. Ubu sinyiri wa wundi muzi, sinyiri mugenzi wanyu, ariko muhindutse twakomezanya urugendo rufite igisobanuro kandi cyiza. Rubyiruko ntore z'u Rwanda, cyane cyane abangavu n'ingimbi, ibi mvuze hejuru nibwo buzima bwacu bwa buri munsi. Abenshi muri mwe hari abibaza nk'ibyo nibazaga bakemera guhinduka, ariko hari n'ababyibaza ntibahinduke bakumva ko nta yindi nzira yo guca. Noneho hari na wa wundi ufite ya myitwarire mibi yose nabuze ariko akumva ko aribwo buzima bukwiye. Oya, uko ni ukwibeshya nshuti yanjye. Iki ni cyo gihe ngo twikorere dutegure ejo heza. Iki ni cyo gihe ngo dutangire kunezeza abadukunda bose. Iki ni cyo gihe cyo gukorera igihugu cyacu. Mureke dukore ntidupfe gukora, mureke rwose dukore ntidupfe gukora, mureke twige ntidupfe kwiga, mureke duharanire kubaho ntidupfe kubaho, kandi byose tukabyereka n'Imana kuko ariyo nkuru. Ndagushimiye wowe wemeye kunkurikirana ukantega amatwi kugeza video irangiye. Ndagusaba
ndagusaba cyane gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ureba buri video twakoze, ukande like, wongere unayisharinge kugira ngo ubutumwa bugere ku banyarwanda bose cyangwa se benshi, maze dukomeze kugira isi nziza. Byakugezagaho iki kiganiro nari Intore Frank nk'uko bisanzwe binyuze kuri Mu Rwanda TV.